twayise unfinished business, ari ibitararangiye. Ni match ya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport yahagaze ku munota wa 52, abandi bavuga 55, ariko ni 57, ariko ni 52 kuri countdown. Ari minota 8 yari maze gukina mu gice cya kabiri cy'umukino. 57 bigera nyine harabaye zamvuro zo gutera penalty no kwanga kwa Yusuf Diagne ku muzamu aguma mu izamu no kumusora mugenda kumuciraho jeze n'ibindi byinshi cyane. So arakoze cyane Eric rero kudusubiza ku bibuga uko byagenze. So ubu tuvugana Rwanda Premier League nyuma y'intsinzi ya APR Football Club igitego kimwe batsinda Gorilla, bayitsinze kimwe ku busa cya penalty. Ikipe ya APR ihagaze ku minota 61, Rayon Sport ifite 59 mu gihe by'umukino ari bitarasobanuka. So ngira ngo byinshi murabizi byabandirije uyu mukino, twagiye tubiganiraho mu biganiro byacu byatambutse. Buvuga amabaruwa Rayon Sport yasohoye yikoma abasifuzi bari designé. Ferwafa yabasubije babwira ko ibizi uko imikino iremereye ariko atari bo bagomba kwigenera abasifuzi. So designation yarakozwe irarangira, birangira abasifuzi Ngabo Isonga Patrick, Mugabo Eric ndetse na Ruhumuriza Justin, niba mbyibuka neza muze kumfasha, yego nibyo, aribo bahawe kuyobora umukino wa Bugesera Football Club. Umukino utangira ku isaha imwe n'umukino wa APR n'ikipe ya Gorilla Football Club. babanje gutegereza batangire rimwe. Komiseri w'umukino yari Munyemana Hood Bugesera atanga go ahead, umukino uratangira. Ikipe arakina, Bugesera Football Club n'ikipe yari iri mu rugo irametriza neza umukino, itsinda Rayon Sport igitego cyiza cyane cyatsinzwe na Rwenda Faru, igitego kimwe ku busa. Bajya kuruhuka, abantu twese badutegereje nyine ko haraza gukurikiraho iki mu gice cya kabiri. Rayon Sport yava inyuma ikishyura igitego ikanatsinda. Ku munota wa 7 w'igice cya kabiri cy'umukino, uwo bita Abedi Biramahire Christophe bamuhaye umupira waruturutse kuri kufra mu rubuga rw'amahina, arawurekipera acenga umukinnyi wa Bugesera, acenga umukinnyi wa kabiri wa Bugesera, uwa gatatu amutereka hasi. Umupira umusifuzi Ngabo Isonga agaragaza ko nta penalty yabaye. Ngabo Isonga Patrick hahita havamo contre attaque y'ikipe ya Bugesera. Contre attaque y'ikipe ya Bugesera mu gihe babakinnyi ba Rayon Sport bari barangaye bajya kurekrama, umukinnyi Yakubu w'ikipe ya Bugesera agenda yerekanya n'abakinnyi bo hagati, umupira baramupasa. Uwo bita Bugingo Hakim akora contact yo gukura umupira, umukinnyi wa Bugesera agwa hasi. Bugingo cyangwa Kafisto ni Bugingo, ahubwo Fisto yaraje gukora ku bibiri, yamukoze mu Bugingo aryama hasi. Umusifuzi Ngabo Isonga Patrick atanga penalty ku ikipe ya Bugesera Football Club. So hari ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwamo hagati mu mukino, abareyo bagahaguruka bakajya mu kirere ntibabyemere, n'abayobozi ntibabyemere. Ngira ngo kuri Radio Rwanda na Lorenzo nitwe twagezaga umupira twanabigarukagaho ku byemezo bimwe bisanzwe byo hagati mu kibuga, umuntu wenda baramukandagiye bigenze gutya. So amaze kwemeza penalty, abakinnyi ba Rayon Sport bari agité, barakaye bikomeye cyane bitewe nuko batekerezaga ko ahubwo aribo bagakwiriye guhabwa penalty. Batangiye gushondana n'umusifuzi. Igitangaje ahubwo gihe cyantangaje n'uburyo umusifuzi nta muntu yahaye ikarita. Byarantunguye ariko nabo bamusunitse, baramusunikaga mu gatuza. Ayisu Diagne rwose uburyo yamwatakaga ubona yafa kumukubita, sunitse bikomeye cyane. Umusifuzi nta muntu yahaye ikarita, akomeza kuguma ku cyemezo cy'abereka ati ni penalty. Yusuf Diagne ararakara cyane ku buryo bukomeye, arasimbuka aragenda afata noneho Patient umuzamu, aramukurura amusora mu izamu, aramubwira ati wikwemera ko bagutera penalty, vamo bayitsinda utarimo. Aramusora mukura mu izamu ku ngufu, aramuterura. Patient kandi nawe ni umusore, baragundagurana.
umupira yenda urumva pasara bati bireke bayitere nta kibazo nayikuramo biranga abakinnyi bandi baragenda bajya hejuru ya Youssou Diagne bamumwamururaho pasi yagaruka mu izamu Youssou Diagne asigara ku murongo arira bakeve baramubwira ati hangana mbone nako Serumogo nawe izamu yarari hagazemo Serumogo yanze kuri izamu yanze kurivamo baramubwira ati vamo Serumogo baremera abakinnyi baravuga ati mutere penalty kuko urumva babanje kubabazwa n'uburyo bo babonaga bagahawe penalty ntibayihawe bari basari bagiye kurekarama noneho muri contre attaque ibaye adversaire hawe penalty urumva umutwe wabo uburyo bameze barakaye cyane Youssou Diagne bamaze kumumwamururaho Serumogo hari Omar wari wahagaze mu izamu yanze kurivamo avuga ati mwidutera penalty baramubwira ati vayo reka batere Omar Aba ahabwa penalty arayitsinda bibi bitego bibiri by'ikipe ya Bugesera ubwo twashyize ku minota 57 bibiri ku busa penalty yuriya musore yanatumye agira ibitego 14 ubona ko tukara champion y'u Rwanda yahise aca kuri Foranganye banganyaga 13 so ubwo icyakurikiyeho ni kirero abafana ba Rayon Sport bari ku ruhande rudatwikiriye i Bugesera kuri fence y'ikibuga batangiye gutera ibinonko byari biraho n'uducupa tw'amazi n'ibindi babitera mu kibuga babiteraho umusifuzi Ruhumuriza Justin yagombaga kuba yasifurira umusifuzi yagize ubwoba bwo kujya muri ibyo bintu yabonaga batera mu kibuga ahitamo kuvamo ariko abafana bandi bari muri stade bose ba Rayon Sport bavuga bati nimuvemo nimutahe na perezida wa Rayon yagiye kubaho nyuma inzego z'umutekano ziragereza kwa Karuma Ayabonga Lebitsa Muhire Keve bajya gusaba imbabazi abafana bavuga ati mureke gutera amabuye mureke umukino ukomeze abafana barabananira baravuga ati oya biza kurangira inzego z'umutekano zije kureba Perezida Tade baravuga ati ngwino a perezida ajyana n'umugabo bita Patrick bajya gucecekesha na Gacinya bajya gucecekesha abafana ikintu babasubije barabwiye ngo nimugende niba mwifatanyije nabo turabirambiwe ahubwo abakinnyi basohoke mu kibuga so match abareyo bari agite abantu batekereza ko Rayon Sport igiye gufata umwanzuro umenya mbere menya ko Munyemana ho dafashe umwanzuro wo guhagarika umukino abantu babonye Rayon Sport buriya niyo yavuye mu kibuga mbere ariko announcer w'umukino Hitimana Claude avuga ko Munyemana Hood afashe umwanzuro ko umukino uhagarara kwera imvuru ubwo icyo bisubiza n'ikirigani hari abantu bari bazi muri Rayon Sport niyo yivumuriva mu kibuga oya ni ikintu gikomeye cyane ngo turi buganire ntabwo Rayon Sport yigeze yikora mu kibuga Munyemana Hood yafashe umwanzuro ko umukino uhagarara kwera imvuru Reyivamo na Bugesera ivamo impamvu z'umutekano muke apana kwivumbura ku kipe ya Rayon Sport ngira ngo icyo ngicyo cyagomba gusubizwa hanyuma rero ibindi byakomeje ni ku kibuga abafana amareaction bati abantu bajye bareke ibi bintu twabivuze na mbere n'ibindi byinshi cyane twahereye aho kwizi yego mu buryo bworoshye cyane heraho ubundi duhere ku Rayon kuki yanditse yihana abasifuzi ivuga ngo muduhereze abasifuzi bari buze kugira ubushishozi duhera aho niho hantu hambere manza mbwira abanyarwanda ikintu wenda benshi hari igihe batamenya izi information uko ziba zimeze Rayon ntabwo yari yakabonye abasifuzi bazayisifurira mu buryo buri official ko Ferwafa ntabwo ikibatangaza mbere ahubwo icyabaye designation irangiye kwa kundi abantu bafite abantu babareberera amakuru ya leakings habonetse umuntu uri muri federation wari uri muri iyo pano igena abasifuzi amaze kubona abasifuzi bagenwe niwe wabibwiye perezida wa Rayon Sport Tade aramubwira ati abasifuzi ikipe ya Rayon Sport ihawe ni kanaka na kanaka Rayon Sport ihita yumva ntabwo yizeye uko bazayisifurira ariko ntiyavuga ngo ntidushaka kanaka na kanaka impamvu itabivuga nuko federasiyo yahita arashyira designation hanze ariko Rayon Sport iravuga iti twebwe turandika burya yanditse amabaruwa biratandukanye turandika ibaruwa turi busohore mu bitangazamakuru abantu babonye ariko hari n'indi y'ukuri turi bwandikire sekretariya ya Ferwafa ni amabaruwa biratandukanye ibaruwa abantu babonye
kuri social media z'abanyamakuru batandukanye wenda mwari nayo bafanye mu rubuga rw'imikino mu cyumweru cyashize. Iyo baruwa yari irimo gusa kuvuga ngo hazaza abasifuzi bafite ubushishozi, ariko iyandikiwe sekretariya ya Ferwafa yaravugaga ngo umusifuzi kanaka na kanaka twamenye ko ari bo mwaduhaye, ntimwemere ko badusifurira kubera ko ubu impamvu rero yavugaga, baravugaga ngo umusifuzi wo hagati mu kibuga ariwe Patrick kuri match ya Vision na Marine, ikipe ya Vision yahaye umukinnyi wayo ikarita itukura, yanze igitego cyayo, yanze igitego cya Vision, yanze no gusifura amakosa, none yanze igitego cya Vision, umukinnyi wa Vision yaza kumurekaramaho, kumwe umukinnyi yaza wanze igitego cyacu gute bishoboka gute cyari cyo brother, kumwe umukinnyi abayisaza nyine mo kubona banze igitego cyabo. Vision yashyize hanze n'ama video icyo gihe, amuha carton rouge. Mu kumuha carton rouge rero yaravugaga ngo ntabwo uyu muntu twizeye ukuntu yadusifurira, dore n'ikimenyimenyi yakoze ikosa kuri Vision na Marine, ntimwigeze munagira icyo mwiprononsa ku kirego Vision yamutanzeho. Ubwo urumva ni ikintu yaheragaho nk'ishingiro ryo kumwikoma. Undi wo ku ruhande witwa Mugabo Eric, sibyo? We bavuga ko kuri match ya Mukura na Kiyovu nabwo yahaye imikino ya Mukura carton rouge ngo itavugwaho rumwe, nawe bakavuga bati umusifuzi ntabwo tumwemera, bibaye byiza mwamuhindura. Tubanze duhera aho hantu. Reyo yari ifite uburenganzira bwo gusaba akabasifuzi bahindurwa. Iyo nk'ikipe yemerewe gutanga ubusabe, ariko si itegeko ko ibyo yasabye byubahirizwa. Ushobora no kugaragaza nizo fact, ndabibona hari ibi nibi byabaye, ariko gusaba ntibivuze kubihaha. Urwego rw'amategeko biremewe kubisaba, ariko regireta kugira impungenge bitewe biremewe, ariko regireta ni Ferwafa ni ufata ikintu, ni ukuvuga ni komisiyo ya arbitrage iri under federation, nayo yarabashubije, yanabikoze neza, irabwira ati aho imikino igeze turahabona turanahumva, nimuhumure ibintu bizagenda neza, tuzabaha abasifuzi bafite ubushishozi. Impamvu federation itabahinduye ni n'uburenganzira bwayo kurekeraho abasifuzi, kuko federation nka regreta nigena abasifuzi na ekipe zigenera abasifuzi. Aho ngaho abanyarwanda banza basobanukirwa ikintu kimwe, kuba rero yasaba yari ibyemerewe, ko nabonye hari abantu ari kuzana ibintu ngo abanyamakuru nibo bagumuye ngo bafana, abanyamakuru bagumuye abafana, abanyamakuru dukomeze nta hantu bihuriye. Rero niba yasabye umunyamakuru agomba kwiripoti cyane, nta kibazo kibirimo ibyo ngibyo, that's not a problem at all. Hanyuma nuko federation itakwemerera Rayon Sport guhindura abasifuzi ko yabisabye, nayo irabyemera kuko niyo regreta. Aho sofa ibintu biri mu nzira nziza, ahubwo mu mukino byagenze. Ariko ni kintu twagarutse cy'abasifuzi Rugaje mu kiganiro kwizigira byibuka na CDF aduha inyunganizi, tuvuga ngo iyi mikino higeze byaba byiza abaye designation y'abasifuzi bari international. Turavuga abasifuzi bafite badge ya FIFA, kuri match ya APR izagutana Gorira, kuri match ya Sport na Bugesera bashyira abasifuzi bafite badge ya FIFA, ko tuvuga tuti bafite ibyo bahomba. Izo match zombi uko ari ebyiri nta nimwe haho umusifuzi mpuzamahanga. Ya APR ingabo, ubwo mu Bugesera ari ngabo nziza Patrick. Ubwo icyo bivuze ni iki? Abakunzi ba Rayon Sport bagiye ku kibuga, ibyo basabaga bitubahirijwe, hari icyo mu mutwe wabo murabyumva icyo batekerezaga, hari uko bagiye gukina umukino ariko batizeye ubutabera, nicyo bisobanura. So mu mukino rero umusifuzi we yitwaye ati kuri Gahigi na Bugesera bati 90%, yaba ari amanota yasigaye muri bayumva motoyeri dutoye umuntu yakora nk'umuntu, ni nko kuvuga ngo judgment yari fair, gusa nyine nk'umusifuzi ntiyabura akantu yisobyeho gato. Ngira ngo rero Rugaju, kubera ko turi buze kwihuta cyane, hari na raporo ya komiseri w'umukino yagiye ahagaragara, Hudu Munyemana, ni nawe ugomba kudusomera iyi raporo ndayibasobanurira. Uwo bita Hudu Munyemana yasohoye raporo agira ati raporo y'uko umukino wagenze mu Bugesera mu mboni za komiseri w'umukino Hudu Munyemana. Umukino uhagaze ku munota wa 57. Umusifuzi Patrick yitwaye neza cyane muri uyu mukino, afata ibyemezo byiza bitewe n'uko umukino wagendaga, ubona ko birimo ubunararibonye. Iyi raporo ngewe ndayikesha BNB Kigali. Yego ni jari kwa ipost unabikoze neza gukunda. Muri iyi raporo BNB Kigali FM yabonye ikomeza igira iti
ku munota 53 rutayizamu Abedi yahuye n'umukinnyi wa Bugesera Football Club hagati mu dukubo handitsemo ngo bisanzwe mu mukino. Yahuye n'umukinnyi wa Bugesera Football Club bisanzwe mu mukino, nta kosa ryabayeho. Umusifuzi Patrick yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza. Nyuma y'umunota umukinnyi wa Rayon Sport Hakim Bugingo wambaye nimero 24 entre parenthèses yego yakoreye ikosa umukinnyi wa Bugesera, umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty entre parenthèses. Muri raporo umusifuzi cyari icyemezo nyacyo. Bwana Hudu Munyemana yasoje ashimira cyane umusifuzi Ngabisonga Patrick, avuga ko ari umusifuzi mwiza, asaba ko ahubwo yakomeza guhabwa imikino yo gusifa. Okay. Ni raporo. Muri mu ijoro ryo kuwa gatandatu biriya bintu bimaze kuba. Reka tujye mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Hari nangiye kuvuga tweet ya minister. Waza kwigarukaho mu reaction nyuma najya mu bihuze niyo raporo gato ko nibyo bijyanira. Zafite minota 8. Nahamagaye SG wa Ferwafa yari ari mu nzira agaruka mu Rwanda, yaravuye muri kongere ya FIFA. SG Kamarade mubaza iyo incident nkiriya ibaye niki muheraho mufata icyemezo. SG yarari hanze arambwira ati ubu kuwa mbere nzaba nageze mu gihugu ari kwagera ku cyumweru mu rukerera, ati ikizaba tuzareba raporo ya komiseri w'umukino. Yego. Ati igira ijambo rinini cyane ku byabereye mu kibuga. Sofa niba ubyumva, komiseri w'umukino aravuga ko abasifuzi by'umwihariko umusifuzi hagati mu kibuga kuri we yitwaye neza cyane, ko n'ibyabaye yasifuye biri feya yakomeza agahabwa n'indi mikino. Iyo raporo rero ikiraho mbanze meraho ngaho, nta kintu na kimwe kibaho mu mategeko y'umupira w'amaguru gikuraho ibyemezo bya komiseri w'umukino mu bintu byabereye mu mbago z'ikibuga. Ngo ikintu cyabaye mu kibuga kugeza ku minota 57 kingana na 2 ku busa bya Bugesera. Yego. Kuba komiseri adakweshoninga namba imisifurire 100%, icyo manze mu gifate nk'ikintu giterese hariya ndakorwaho gitagatifu. Ni nka papa wato. Nta kundi wabigenza nuko nyine byarabaye. Ubwo rero ibindi byose byavugwa ubwo birajya hanze ya piki y'ikibuga. Hanze y'ikibuga. Hari abantu numvaga bavuga ngo ubwo ngo resultat ya 2 ku busa, niba ari ikintu banza kwibagirwa. Resultat ya desert kugeza ku minota 57 ni ikintu kiri intouchable as long as komiseri w'umukino yagitanze muri raporo yemera yuko byari fair. Yego. Ibindi nibiri byo hanze nyine by'amabuye. Yego. Amabuye yatumye umukino udakomeza, ni nacyo cyatumye umusifuzi afata icyemezo. Minister wa Sport Nelly Mukazayire yaranditse ati mwiriwe neza, amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wa Rayon Sport na Bugesera Football Club, cyane cyane imvururu zahabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya sport itemewe kandi ihabanye n'amategeko. Ibijyanye n'uko umukino wagenze n'ibyo amakipe yaba afite y'ingingimira, hari izindi nzego ziteganywa n'amategeko bigomba kunyuramo muri Ferwafa no muri Rwanda Premier League bigahabwa umurongo. Natwe nka Rwanda Sports, ubwo ni Minisiteri ya Siporo, mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tuzabikurikirana. Hanyuma hakurikiye itangazo rya Ferwafa nyuma y'imvururu zabereye kuri stade ya Bugesera ku mukino wa Rwanda Premier League wahuje ikipe ya Bugesera Football Club na Rayon Sport kuri wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025, aho umukino wahagaze utararangira. Turamenyesha ko ibikorwa byose by'urugomo bibangamira imigendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bitazihanganirwa. Tuneyo kandi kumenyesha ko icyemezo kuri uwo mukino kizafatwa bidatinze n'inzego za Ferwafa zibifite mu nshingano. Rayon Sport ejo yaranditse nayo ivuga ku byabereye i Bugesera. Rayon Sport yagize iti
ubuyobozi bwa Association Rayon Sport buramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko bwababajwe bikomeye n'ibyabereye kuri stade ya Bugesera kuwa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025 umukino wahuzaga Bugesera Football Club na Rayon Sport utabashije kurangira. Ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru, gukina mu mucyo no kubahana. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Ministeri ya Sport n'izindi nzego bireba mu gushakira hamwe ibisubizo byubaka siporo. Turabasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira ko ibisa n'ibyabaye byakongera kubaho. Turakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru uzira amakemwa ushingiye ku mucyo ufatanye n'iterambere rirambye. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport yose n'amatangazo yatanzwe, ariko ayirumva yose ko agusha kuri icyo kintu cyitwa imvururu, ko bitemewe, ko bitari mu mucyo, ko bitakwiye. Ibyo rero amakuru nkesha mugenzi wacu Rugango Raxe nibyo byatumye ku munsi w'ejo ku cyumweru harateranye inama zitandukanye zirimo n'abayobozi batandukanye b'igihugu baganira n'ubundi n'abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, minisita, abayobozi ba federasiyo, birumvikana perezida na SG, baganira n'abantu bari mu nzego z'umutekano harebwa icyaba cyarateye abafana ba Rayon Sport gutera amabuye. Impamvu banabyemera ko nabo ari abafana ba Rayon Sport nuko bibazaga ngo niki cyaba cyaratumye bayatera. Neza Bugesera ngo bari kuyatera gute kandi batsinze. Noneho ibyo no question about that, igisigara ahubwo ari cyo kibazo. Nubwo bitemewe gutera amabuye, ariko se nabo baribaza ngo niki cyatumye bayatera. Hakazamo ibice bibiri rero mu buryo bw'amategeko. Mu kanya saa 5 icyo twabwira abanyarwanda, komisiyo ishinzwe amarushanwa ihagarariwe na Nsinzi igiye guterana, iraba iri kumwe na SG Ferwafa, nibo bari buze kwanzura bagatanga itangazo ry'ikivuye mu byemezo bafashe. Nyine hari hisunzwe amategeko, harebwe amategeko kuri incident Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Mu bintu bitekerezwa rero bishoboka, ikintu cya mbere Muvunyi niwe wansekeje turi kumwe nango batwara amajeti ati perezida ibi bintu bibaye biraza gufatwa gute? Ngo mwabana mwe ngo ibintu birasaba dialogue no kuganira, birasaba ibiganiro. So hari ibintu bitatu bishoboka. Icya mbere, hari ukuvuga ngo ubundi ku cy'abafana bateye amabuye bayasanze he? Bayasanze mu kibuga kuri stade. Ese abafana bemerewe kwicara ahantu bashobora kubona amabuye? Ko binjira bafatwe nta mabuye bafite, bemerewe kwicara ahantu hari amabuye byose byakomeretsa cyangwa ibindi bintu byose byakomeretsa. Aho bakavuga ngo hisunzwe itegeko ry'uko ikipe yakiriye umukino ari ibifite umutekano mu nshingano zayo, ubwo ariyo Bugesera. Icyo gihe Bugesera ngo yaterwa amaga ku mpamvu z'uko yicaje abafana ahantu batagombaga kwicara. hari ahantu yari scenario ya mbere. Bahita nsoze iminota itaranshirana bikaza kuvuga yuko naje kuvuga uko bigenda. Bahita nsoze. Icya kabiri, mu gihe byagaragara ko ari abafana ba Rayon Sport bateye amabuye, icyo gihe byafatwa nk'aho abafana ba Rayon Sport rero bateje akaduruvayo, ikaba yahanishwa kuba izakina nta bafana bari ku kibuga muri match runaka wenda bagena mu bihano. Hari possibility abantu bavugaga ngo match yasubirwamo nta bafana bari gatangira A0. Icyo sinyizi. Hari abavugaga ngo yasubira ku munota 57 bagakina iminota yari isigaye nta bafana. Icyo nacyo ni ikindi gishoboka. C'est fort possible. Birashoboka, nacyo wenda benshi bavuga gishoboka. gishoboka cyane. Hari n'ikindi kiri kuvugwa cyuko na Rayon Sport ngo yaterwa mpaga. Icyo nacyo ni ikindi kiri kuvugwa. Ibyo byose ntacyo nemeje, nta nicyo makana kuko Ibera agomba kugira icyo avuga. Zari scenario bisobanure, njye mbahaye possible scenario zibiza kuva mu mwanzuro uri gufatwa.